rero muri aya magambo turagira ngo ugire ibintu mwaza turagira ngo ugire ibintu mwaza ubimwarishe kudusohoreza isezerano ry'iryo watuvuzeho kayakuzaho imbaraga zayo tukaririmba nk'ubyemere wavuze ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka Bwana sifiwe twakoje isoni abibone dusengera mera neza baduseka tumanuka mu marembo y'ijuru tuca muri nyina warwo dusenga mu bitare by'amashiga dusenga ku ijuru rya Kamonyi turasenga mu mazi bijumba mu rugano rwa Nyabarongo turasenga muri banguka ngutaba abantu baduseka ariko twari tuzi ibyo dukora nandarazo uziko no muri iki gihe cya lockdown no muri iki gihe cya lockdown yibutsa yo twasenze yibutsa aho twabaniye yibutsa aho twavuganiye nayo yamanukanya amavuta uziko mu mavuta harimo n'ibiryo twabamatayo n'abandi bafata urushundura baturu nitwarusiga Yesu akajya agenda bareba icyo nkundira Yesu adufitiye imbabazi kuruta abantu haleluya adufitiye ibambe kuruta abantu agenda binginga kubw'umutima w'imbabazi akabwira ati ariko bagabo bene data sinababwiye ngo musige byose munkurikire muri jewe harimo amavuta atsikamira amateka mbasanganye muri je harimo amavuta anetarariza ubuzima mbasanzemo muri je harimo amavuta y'insinzi rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo ngo amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ariko mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka amateka arakanyaga urira indege mu amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuye amatekura yazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanura abaga n'umukire darakubita imitwayo mateka asekuraga mwayo mateka amateka yarankuze arakanyagwa bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunamba gukora iki ndi umunamba nakuka karikara ngo nguri iki ndi umunamba yewe nuzi moto amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye amavuta akuraho amateka twanyuzemo ndafashijwe we amavuta akandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera mavuta wihangane hari ibyo umuntu aba yiba amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka ayo ni amavuta atsikamira amateka Yesu paga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka TV tupite TUT amen TUT ndabashuhuje bene data nshuti z'Imana abakunzi ba TUT Ministry tubageraneho bwose TV twese nk'abantu b'Imana dukundana twe turi mu murongo ukomeye witwa ngo amavuta akandagira amateka akayatsindagira akayasetereza akayahonyora akayaribata akayahanagura akavana agatwikira ntazagaragara ni muri urwo rwego rero kubw'amagambo meza y'Imana Imana yaduhaye nishimiye kongera kubazanira umugabo mwiza cyane nkunda musonera ubushize yarabaganirije murafashwa muranezerwa rero uyu munsi nubwo turi mu mavuta akandagira amateka ariko turashaka kugendera ku mirongo mpamo yo muri Bibiliya ahamya kandi akagaragaza icyo gikorwa Imana ibampera umugisha bantu b'Imana rero murashimira abantu mwese mukora subscribe ndabashimira abantu mukora share comments n'abandi bantu mutwandikira n'abadutera inkunga mwese Imana ibampera umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndashimira abavandimwe bose inshuti nagira ngo kano kanya uko muri kureba imbere yanyu kuri kamera nabagaruriye umugabo witwa Musonera araza kubwira gusa muziho ibintu bine bikomeye icyambere ni ishyaka ry'umurimo w'Imana umwigisha mwiza yakugishije wanezerwa umujyanama kamsa yagufasha ikindi yita ku bantu bose nkunda abantu bakunda abantu Imana imumpera umugisha akagira umudamu inshuti yanjye cyane uhora unyihera ijuru buri munsi Imana imuha umugisha rero turakwakira Musonera umukozi w'Imana turi muri amavuta akandagira amateka ariko ndashaka ko duhindura version yes nuvuga ngo ubuhamya twarabwumvise yego tugiye gushaka cyo twita ijambo mpamo rihamya ukuri ritsindagira nibura tuvuge nk'abantu nk'abanga ariko dushingiye ku ijambo riri mu migani
aho umara gusobanura urahita uhadusomera aho tuhinjira ko turaza gusanga mu mateka amavuta iyo agiye gukosora hari icyo bita kumwaza, gushwaza, gushwiragiza, kujugunya, kuneteraliza yego, kunaga, guhanagura, gushikuza, kurimbura, gusenya bikavaho. Ibyo ni amagambo y'ubwenge dukwiye kubona muri iyo nzira. Imana ikumpera umugisha. Ni karibu babwira abakurikiranye TUT, ariko ubundi yicano uyibona gute mbere yuko bivuga amazina? Bo nshingiye ku mateka y'andi macano yose nagiye mbona numva cyangwa se nyuraho, icano yantangaje cyane. Kuko abantu twese yatubujije gusinzira. Ngahore. Turimo turayireba, turimo turumva amagambo avugirwaho. Icyambere harimo haranyuraho abantu b'amateka gusa. Amen. Abantu bazwi nk'abakuze mu bitekerezo, bazwi nk'abakuze mu ijambo ry'Imana, bazwi nk'abantu bakoze umurimo w'Imana muri iki gihugu no hanze yacyo, abahanuzi bakuru batavuga amagambo menshi y'akajagari, ahubwo bafite ukuri kw'ibyanditswe. Ntibagendera mu mateka y'abubu, ahubwo bagendera mu mateka y'amavuta ugasanga niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane, ndagushimiye inshuti y'Imana Musonera, Imana iguhe umugisha. Ni ukuvuga ngo iyi TUT ubundi impamvu twayishyizeho tubageraneho ubwo TUT tubageraneho ubwuzu twese. Kumbe yego rata nibyo. Nuvuga ngo twebwe abandi mu nsengero baraza mukabasengesha mukabaturisha bagataha. Twe rero tugusanga aho uri tukanagufasha mu byo dushoboye, ha mu bitekerezo no mu buzima. Yego. Ikindi kandi ntago twifuza ko ibacano iri abantu babitangaza cyangwa ni muri rwo hagati ku buryo umukire, umuswa, umuhanga, umunyabwenge utabyumva utabyemera. Ikindi ni cano idashingiye ku madini. Ushumba kimwe mu bintu byatumye dukunda iyi cano, icyambere ni ukuri kw'ijambo ry'Imana rinyuraho. Cyo ni icyambere. Icya kabiri ni ubushizi bw'amanga bw'abahakorera, bavuga ukuri kose bagasenya Satani bakagaragaza kwera kw'Imana yo mu ijuru. Ibyo rero byatumye dukunda iyi cano TUT, uburyo butuma twese duhugukira kuyireba no kuyumva. Kandi rwose warakoze gutekereza iki gitekerezo cyiza. Imana iguha umugisha. Ndawakiriye hanyuma rero Musonera, mukozi w'Imana, agira ngo usuhuze abantu bose nurangiza utwinjize mu ijambo. Ariko ndifuza ko tuganira ku migani, ngira ngo ni Yobu bice 12 niyo nshaka ko tuganira. Ariko navuze ngo turashaka amagambo mpamo. Yes. Cyo twita authentic word. Thank you. Cyangwa se les mots authentiques. Antuka abantu batavuga ngo ni by'abanyamwuka gusa, tuvuge tuzane nibura muri kino kiganiro cyacu ko ndagihe isaho uyu munsi ntago nyihanganye. Ndagihe isaho ubundi nta kibazo, ku buryo tuvuga abantu batandukanye muri Bibiliya benshi n'imirongo mpamo yerekana ko nta Imana itavana. Amen. Yerekana ko naho byaba binuka Imana yabivura uwo mwanya. Haleluya. Yerekana ko rimwe na rimwe amateka na karande nibyo Satani akoreramo, ariko iy'amavuta arabihanagura. Kandi amavuta abakurikiranye TUT bamenye ngo amavuta ni ikimenyetso mu biranga umwuka wera. Aho nzi ko nawize teoloji cyane. Icyambere n'iki kiranga umwuka wera? Icyambere kiranga umwuka wera ni umunezero. Icyo ni kiranga abawufite, ibimenyetso abawufite. Oya, ibimenyetso biranga umwuka wera. Icyambere ni iki? Icyambere ni ukuvuga mu ndimi. Ibyo ni ibimenyetso byerekana uwufite. Ndavuga ibimenyetso bigaragaza umwuka wera. Hari inuma, hari amazi, hari umuriro. Ibyo byose ni bigaragaza umwuka. Hakaba kashe, hakaba amavuta, hakaba umuyaga. Ibyo byose umunsi bagarutse tuzabicukumbura, tuzabisobanura. Tuvuga inuma, tuvuga amazi yayo, tuvuga amazi n'amateka yayo, lako y'amasi. Tuvuga umuyaga n'amateka yawo, tuvuge kashe n'amateka yayo, tuvuga amavuta n'amateka yayo. Nitugera kuri kashe uzandeke.
nitugera kuri kashe uzandeke. Hari umunyamurenge wavuze ngo umuhaye mwumva Imana ihayivugwa kandi muze mundeke mfe ariko nze mvuga Imana. ubundi urwandiko rwose rugira agaciro kubera kashe nicyo kintu nshaka kuzavuga tuzakivuga duhereye mu Bafilipi havuga mu Efeso kandi avuga ngo nuko ngo ntimugateze agahinda wabashyiriweho kuba ikimenyetso. Urwandiko rwose rudateweho kashe. Reka nako bivuga iravuga ngo yadushyizeho ikimenyetso iduha umwuka wayo. Haleluya. nta kashe yo mu mutima. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nagira ngo noneho tugusengera Imana maze wibwira abatukurikiye maze ukomeje ijambo ture muri Yobu tuhaganire ture muri ibyo bintu bifatika authentic word kugira ngo namenye ngo ini jambo tuvuga riri hano rishingiye kuko naguhamagaye nk'umwigisha wa Bibiliya nkamuze theology nk'umunyamwuka nk'umukozi w'Imana. Imana ikumpumugisha Mana nyiricyo nyiri ubutwari nyiri ubushobozi dusengeye umugaragu wawe Musonera umuha umugisha umufashe muri byose kandi cyo kintu duhezagire cyuzura imbaraga n'ubwenge kugira ngo ababyumvise bose bagubwe neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Murakoze cyane kuba dukurikiranye kuri TT. Nitwa Musonera Jean Baptiste, ndi umugabo ukuze ufite abana 6 n'umugore aho dutuye muri uyu mujyi wa Kigali i Nyamirambo. Turi hano rero kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana ariko kandi dushaka kuvuga ku mavuta akandagira amateka dushingiye ku ijambo ry'Imana. Yobu 12:20 Bibiliya iravuga ngo imwaza amagambo y'abiringirwa abasazi kabaka ijambo ibikomangoma ikabisukaho gusuzugurwa igambiriye kudohora umushumi w'intwari. Icyo bivuze mu ncamake y'aya magambo dusomye, hari abantu Imana yavuzeho kera ariko ibavugaho idahise isohoza icyo yabavuzeho, ariko ibabika mu by'izakora. Ibabika mu by'izakora, icyo Imana izakora kuri bo kirabarinda, bararwara ntibapfa, baragenda ntibananirwa, barananizwa ariko ntibacogora kubera icyo Imana yabavuzeho izakora. Buriya twebwe iby'Imana yatugambiriyeho bituhaye kurama. Haleluya. Iby'Imana yatuvuzeho biduhaye kurama, ntituzapfa tuzarama kugira ngo Imana nisoza icyo yavuze kuri twe tuzatekerereza abantu iby'Imana yadukoreye. Hanyuma rero nari nshatse kuvuga ku buriya magambo dusomye aho Bibiliya ivuze ngo imwaza amagambo y'abiringirwa abasazi kabaka ubwenge ibikomangoma ikabisukaho gusuzugurwa igambiriye kuduhora umushumi w'intwari. Imana yatuvuzeho kera. Banza witonde gake. Aha. Banza witonde. Mushumba nari mfashijwe buriya niko ngenda. We itonde gake nanjye ko ndumwigisha. Tubanze turebe na magambo atondetse. Icyambere ngira banze gakora iki? Ikamwaza. Aho. Ikamwaza. Sinzi n'ibijambo ikamwaza. Aho niho nashakaga. Ikamwaza. Icya kabiri. Noneho abasaza ikabaka ijambo. Ikagira abantu abasaza bo mu ikabaka ijambo. Nuvuga ngo nabantu biyita inarige biyita inararibonye mu bintu. Ndashaka ibintu erega amagambo yitondera araryoshye. Ikabaka iki? Ijambo. Gatatu. No yarangiza ibikomangoma ikabisukaho ni ruhurura. Yego. Ikabisukaho ibigusuzugurwa igisuzuguriro. Nono yarangiza ibyo igahita ifata umushumi w'intwari uwo bayibuhesheje bakayihambirira mu mateka bakayihambirira ahantu itakikura. Imana imaze gukora ibyo ikaza ikaduhora uwo mushumi ubuzima bw'umuntu w'Imana. Haleluya, haleluya. Rapele wozaninginima. Imana iguha umugisha mwinshi. Haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye Nikora biradutangaza nuwabimenye uko bire ariko icyo nzinu iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzinu iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Tukiri aho hantu
Ayihere for and osai seniwi ego and kope for tarazone ma tukiri kuri iryo shewize ne man mu bintu Imana ikora kugira ngo amavuta akandagire amateka icyambere iramwaza nicyo cyambere ikomereza aho rero ndashaka kugira nk'abantu nk'abane muri Bibiliya baba Imana yamwajije ibintu abantu bagatambuka reka wenda ne kwirirwa njya kuri mere kuwitwa Kuro yego Kuro wa Mandina yego Mandina uvuka kwa Astashi yego Astashi wari umwami w'Abamedi yego Imana yavuze kuri Kuro mbere y'imyaka 120 nayo ataravuka hanyuma ivugira muri Mandina ubuhanuzi bunyuze mu bahanuzi buraza busanga muzehe mwiyerekwa rya nijoro abyita ko yarotaga ariko byari yerekwa hanyuma yumva ijwi rimubwira ngo dore ku ngoma yawe ubwami bwawe buzaguka buce mu bana wabyaye bukomereze mu buzukuru kugira ngo iyo ngoma izabigaragaza ibimenyetso byo kwaguka hanyuma Imana imaze kuvuga ayo magambo uwitwa Astashi arabyakira ariko ngo abyakire yiyobagiza ko ari Imana ivuze yego ahubwo ajya gusobanuza abahanuzi asobanuza abapfumu abakarudaya n'abandi ngo bamusobanurire iby'ubwo buhanuzi bamutera ubwoba ngo ariko yibuka ko hari itsinda ry'ubwoko bw'Imana abantu Imana yavugishaga abarundi baravuga ngo nabavugishwa b'Imana baramubwira ngo muzehe Astashi Imana ikivuze yavuze ngo umwana wawe Mandina azagirira umugisha k'Uwiteka azasama inda abyare umwana azabyara azitwa Kuro kandi iri zina Kuro icyambere rirasobanuye ngo Imana izabigwiriye muri mwebwe icya kabiri iravuga ngo kandi imbaraga n'ubutabazi bwayo buzabana namwe icya gatatu ngo kandi uburinzi bwayo buzaba bubagose ntacyo muzatwarwa n'ishyari ryo hanze hanyuma baramubwira ngo icyo akora ibi bitaraba uyu mwana azabanza ace ku ishuri ryo kugeragezwa ariko Imana izamukura iyo yatawe hanyuma ashike ku ngoma n'ikimenyimenyi niwe uzaba umuzungura w'ingoma yawe ibi Imana yavuze byarasohoye Mandina ajya gushingirwa hakurya mu gihugu cy'Abaperesi ni naho Kuro yavukiye none turi kuri rya jambo rivuga ngo Imana imwaza turi ku ijambo kumwaza bakamwara abanyamagambo bakamwara abishyize ku isoko bakamwara abishyize kuri level bakamwara abizamuye hejuru mu mivugire bakibwira ko ariyo yumvikanye bakamwara Imana ikadohora umushumi w'intwari mu myaka 12 ya Kuro yari atarazi kavukire yiwabo hanyuma muri 12 Imana imukoresha akantu gatuma Kuro abantu bose bamenya ko yitwa Kuro uzi ko ubuzima ubwo ari bwo bwose wabamo Imana ishobora kugukoresha akantu kananiye abandi naho baba baragerageje kugakora ariko akagakoresha mu buryo butuma bamenya ko ari wowe ni Imana yakoze Kuro akantu Imana yamukoresheje katumye abanyambaraga abafite ubushobozi abafite uruvugiro abafite imbaraga bahagurutswa no kurwanya Kuro bahagurutswa no kumugirira nabi kugera ku rwego Kuro Yesaya 45:15 avuga ijambo rikomeye aravuga ngo Mana ya Isiraheli umukiza nukuri ni wowe Mana yihisha nshingiye ku magambo wambwiye ukambwira ngo uzangena imbere ahataringaniye uzaharinganiza inzugi z'imiringo uzazimenagura n'ibindi none ngiriwe nabi n'amaboko y'abandusha uruvugiro waramvuzeho ureba ibyo rero mbivugiye iki gusobanura uko Imana imwaza Imana yari yiziye ubwayo mu mavuta atsikamira amateka Imana imanukira muri ayo mavuta iraza isobanura izina rya Kuro na kavukire ye bituma bamugizeho ijambo bose bamwarira imbere ya Kuro abamugizeho ijambo bose abamuganiriyeho bose abahururiye kugirirwa nabi kwa Kuro bose abateye akaruru ku bwa Kuro bose abamukubise bose n'abamumwazaga bose n'abamuvugaga ibyo bashaka bose abamwanditseho igitabo abamuvuze mu biganiro abamuvuze mu kazi
abo bose imana irabakusanyira begeranya, imaze kubegeranya ibamwariza icyarimwe imbere ya Kuro. ayiwe imwaza ihita ibamwariza icyarimwe. Petero ahita avuga ngo hashimwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ari nawe data wa twese, kuko ari we wenyine ukora ibyo abantu badashobora gukora. Nari nimo mvuga kuri ijambo ryitwa kumwaza, ngo kuko Imana yamwaje abahagurukiye Kuro, hanyuma Kuro yima ingoma. hari undi mubyeyi nkunda witwa Bikira Mariya. Yego disi, ndamukunda uriya mubyeyi Bikira Mariya, ndamukunda. Jewe wamuvugaho iki mushumba? Yesu we, muvugaho byinshi. Bikira Mariya ndi no mu bantu b'abapantekoti b'abaporoso bari kubona ihishurirwa rirenze. Njye navuye n'ikibeho mu minsi yashize. Reka da. Yes, nyana nagiveyo jewe. Ndashaka kubwira ngo mu kumwaza yarabyivugiye mu ijambo ry'Imana. Nzi kuyivuga turi mu ijambo kumwaza. Erega ubundi wanyemerera iri jambo tukarigira episode. Ntacyo kumwaza ni ikintu ubwacyo kinini. Tuvuge ngo mu ntambwe ya mbere y'Imana ikwibutse gukora mu mateka, irabanza ikamwaza. Aho kuko nitujya byinshi abantu bacu ntibari burye, kandi wowe urabona ko waza kane ukabivuga bagazakurikira ubutaha kugira ngo abantu bumve twoye gusimbuka. Ntabwo ari Kuro gusa, hari ba Samusoni, hari ba Hana, hari ba Hagayi, hari bantuze ba Sara, ba Morodekayi. Reka tubavuge kugira ngo abantu babone ibyo tuvuga bifite authentic word. Yes. Ngo mushumba wenda utarakomeza n'iri jambo ry'Imana ngo tubwire amakuru ufite kuri Bikira Mariya. Abantu be mutumirwa nayo nkunganire ko nawe utamweje gukora abantu bakora amateka akomeye. Murakoze cyane. Ikintu ntekereje, hari igihe abantu bakomeza kumva tuvuga kumwaza bakibaza batese Imana izaza ikoba abantu. Oya, ntabwo ari uko. Nikora ibintu ibyikoze bikaba ari byo bimwaza amateka bagushyizemo. Noneho rero twihuse cyane kumwaza, turaza gushaka umurongo wabyo. Wowe ntugire ikibazo, uraharuza ubwenge. Njye ndimo ndakurebera humura. Yego. Impamvu mvuze umubyeyi Bikira Mariya ni ubundi bavuga umubyeyi Bikira Mariya cyangwa se umwari Mariya, nuko nawe burya isama rye ryajemo ikibazo gikomeye. Kubera iki yari yarasabwe inkwano barazifashe. Yego. Kujya usabira abageni ndabizi cyane rwose. Inkwano barazifashe. Imana ikubita nk'umushinga we. Imana izana umushinga wayo muri we. Marayika ati ndakuramutsa Mariya, urahirwa mu bagore bose. Ati ko ntari umugore. Ngindamukanye muhagarika umutima. Kumbe Imana yabonye ko yamaze kuba umugore, ngo urahirwa. Yego. Uzasama inda. Ati ko nta mugabo nigeze, n'uwo mfite nta bukwe. Ati humurira, imbaraga zimba byose zamugira umwuka wera. Ati muzavuka asitwa Kristo. Twihuse cyane. Urumva deja kubwira umuntu wamusabye ngo aratwite biraremereye. Ntago wapfa kubyakira. Urumva ko bigoranye. N'izindi mbaraga. Noneho urumva avuga ko we ngo azamutse ajya gusura Elizabeth. Ahambwe ati rega nkubwire mwene wanyu Elizabeth aratwite. Ngo ndarahaguruka ajya mu rukiko. Bisaba ko kujya mu majyepfo yo majyaruguru. Ngo akigera kwa Elizabeth. Elizabeth akimubona gusa ngo akimuhobera. Aravuga ati wowe ubundi ntabwo ukiri Mariya. Aravuga ngo ndabikesha iki gusurwa na nyina w'umwami wanjye. Nta kimubonye nka mubyara we, ntibakinnye ubuse. Arahinduye, arangije aramubwira ngo hahirwe. Ijwi ry'indamukanyo yanjye ryinjiye umutima wanjye, umwana asimbagurizwa mu nda yanjye no kwishima, kandi ujye ubabwira n'Imana byose ko bizasohora. Umubyeyi Mariya ahagurutse mu kuvuga ngo, avuga ngo mutima wanjye himbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimira umukiza Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none ibihe byose azanyituhiriwe. Kuko
kuko ishobora byose inkoreye ibikomeye n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha ibihe ibindi. Yerekanije imbaraga ukuboko kwe atatanije abibone mu byo batekereza. Mbese nijyanye byitwa kumwaza. Ni ukumwaza. Urumva ahangaha Bikira Mariya we agaragaje ko gusobanura ko atwite, gutanga ubusobanuro ngo nari ndi mu nzozi ngo Imana irasanga nijoro ngo imbwira wapi, ariko akigera hajya ubundi mu kumwaza ni nuvuga ngo ibyo nari kuvuga Imana irabimvugiye. Icya kabiri Imana ihinduye imvugo. Nimurankurikira aravuga ngo atatanije abibone ibyo batekereza hehe mu mitima yabo. Ankoreye ibikomeye ubundi umva ngashwaza birimo by'umuriro. Bamaze kuvuga rero kuri uwo mugabo kuro, ndagira ngo tuvuge nk'abandi, ivuga kuvuga na Samusoni mu butayu bwa Etamu murahazi, turashaka na Dawidi nawe bimukomera ati tumufate mwije twamubonye ndatiso karibu kabisa. Murakoze cyane mushumba. Reka mvuga ku mugabo witwa Manowa, ari we se wa Samusoni. Samusoni w'Isora uvuka mu muryango w'Abadani. Hanyuma ndashaka kuvuga Manowa nkamuvugana n'umugabo bita Sirofahadi. Uyu mugabo Sirofahadi ni umugabo Bibiliya ivuga ikavuga ko yabyaye abana 5 ariko b'abakobwa, kandi ababyara mu gihe abakobwa batari bafite agaciro batemerwaga kuko hakoreshwaga amagambo abiri, iryo bita evangeliyoni n'iryo bita sinoptike. So mu gihe cy'ayo magambo hari icyo yagendaga asobanura. Amagambo yasobanura abantu banyambo. Ndayasobanura rwose. Ndayasobanura. Noneho mu gihe cy'ayo magambo byasobanuraga ngo sinoptike nukurebera hamwe ibintu bishobora kuzaba ariko bitaraba. Ariko evangeliyoni byavugaga ikintu cyiza, inkuru nziza ivuye ku mwami cyangwa ko umugore abyaye umuhungu. Nuvuga ngo iyo havukaga umuhungu impundu zaravugwaga. Hanyuma ibyo byasobanuraga iki? Byasobanuraga ko uyu muryango ubyaye umuhungu, uyu muhungu azaba umucunguzi we, azaba umucunguzi w'uwo muryango. Ariko umukobwa kuko atajyaga ku rugamba ngo abe yatabarira igihugu ntagiteze ubugwa, nta gaciro kabaga gahari. Hanyuma uyu mugabo Sirofahadi mu kubyara abakobwa 5 nubwo yabibonaga nk'umugisha Imana imuhaye, ariko hagati mu miryango nta gaciro byari bifite. Hanyuma uyu mugabo rero bita Manowa niwe ngezeho ko ndashaka kubavugira rimwe bombi. Uyu mugabo bita Manowa we yari yarakuyeho n'umugore we, nta rubyaro bagiraga, ariko nubwo badafite urubyaro bari bafite isezerano. Nubwo badafite umwana ariko bari bafite icyo Imana yavuze. Icyo Imana yavuze cyababereye imbaraga zibakomeza mu gihe barimo bavugwa bagakomezwa n'icyo Imana yavuze, mu gihe basizwe inyuma bagakomezwa n'icyo Imana yavuze, mu gihe basa nk'abatawe bagakomezwa n'icyo Imana yavuze. Uzi yuko mushumba bamaze kugera mu butayu bwa Sini, aho bari bavuye Etamu bamanuka Elamu, baramanuka bagera kuri Mara, barakomeza bagera mu butayu bwa Sini. Ahangaha bahageze biteguraga ibikomeye bishobora kubatungura. Hanyuma bafata ingando bubaka mu ihema. Baravuga ngo abantu bagomba kuba mu ihema ni imiryango ariko yabyaye abana b'abahungu. Uwitwa Manowa kuko atari yarigeze abyara, baravuga ngo uyu nguyu we uretse no kuba mu ihema ntakwiye no kuba mu ngando, ahubwo mumwirukane mu ihema, mumwirukane mu ngando, mumujugunye kure mu marembo y'ingando, kugira ngo umwanzi nadutera agahitira ku marembo nahasanga iki kigabo cyitwa Manowa kitigeze kibyara akakigirira nabi. Kuko imvugo yacu tuyiziranyeho, nataka tuzamenya ko ari uwacu utatse, azaba atakishijwe na aduyi uduteye. Muzamenye ko umwanzi twatatse duhite twihungira. Icyakora Sirofahadi nubwo atabyaye umuhungu, ariko nibura biragaragara ko ashobora kuzamubyara kuko yabyaye abakobwa. Ntajye mu ihema, ariko nibura mu murindirira aho ngaho hafi, nabyara azaba uwacu. Umva ikintu Imana yakoze rero. Bigenda gutyo baramuhererekanya, baramujugunya, baramuta, aragenda. Ariko muririmbyi aririmbye ngo wanseka nsuzuguye byansunikira ku Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Ibyo ngo bamare kumujugunya mu marembo,
bamare kumujugunya inyuma y'ingano Yego. Imana iramusanga iramubwira ngo mwana wanjye Manowa wibagiwe ko ari wavuganye nawe Yego. ni njyewe ufite ubushobozi bwo kumwaza abakugizeho uburenganzira abakugizeho uruhare abakuvuze n'abaguhererekanije kandi nkwibutse ko iyo abantu bajya kuguta bagukuye mu biganiro ibiganiro bikavamo inama igafata imyanzuro ikakujugunya aho bashaka bakavuga ngo ni kwa woda nta muntu ugira icyo arenzaho twebwe twabiganiriye twabikoreye inama twafashe umwanzuro mutupe kurenje nuko byamugendekeye ngo amare kugera hanze Imana imusanga iramubwira ngo icyo navuze ngiye kugikora nibwo Samusoni yavukaga avuka mu mateka mabi amaze kuvuka Imana iramubwira ngo mbere y'uko mwaza biwanyu ndagira ngo mwaza bagize ububasha kuri bene wanyu ndashimira Imana mbere y'uko mwazi wanyu ndashaka kubanza kumwaza bagize uruhare muri bene wanyu hanyuma Samusoni mu myaka ye mikeya mushumba yamanutse gake Mana ishimwe yamanutse gake amanukana intama z'iwabo ajya kuziragira urumva araziragira aramanuka Etamu hagati y'isoko na Azeka aramanuka ngo ahagere aragiye intama akubitanira n'abashumba b'Abafilisitiya bari hakurya ngo bamubone baravuga ngo izi ntama ntizisa n'iziwacu ikindi cya kabiri na kariya gahungu karagaragara nk'akayuda nimureke tukarwanye tugacuze ziriya ntama baraza basanga Samusoni aho yarari aragiye intama baramwataka ngo bamwatake Imana iramubwira ngo igihe cyo gukora cyageze ntibisaba igipfunsi ntibisaba izindi mbaraga ahubwo jewe icyo navuze nicyo nkoresha kuko navuze ko nzamwaza amagambo yabo imbaraga zabo nkazinetarariza nkazihindura ubusa Samusoni umva wowe unama gato utoraguye akabuye gato nurangiza ugaterere mu mbaraga ufite si ngombwa gukoresha imbaraga wowe udafite si ngombwa gukoresha imbaraga za rubanda si ngombwa gukoresha imbaraga z'abakomeye igihe cy'Imana cyageze Imana irakubwira ngo koresha imbaraga ufite nizo ndi bukoreremo kandi ntuvuge ibirenze ijwi ufite ukorere mu ijwi ryawe niryo ndi bukoreremo nunasenga ntusenga ibirenze imbaraga ufite usengera aho ushoboye gusenga wapfukama waryama warambura amaboko wandeba gusa wabyinira aho uri wahamagara Imana yewe ndakumva kuko nitaye ni nizola bene kotase egrini mora shedita la bifonema nikimana iravuze ngo nitaye kubatagira shinge na rugero kandi ntasuzuguye gusenga kwa nuko Imana ikora nikiminitola zebene wa sheki edrorefo uzikita ingini manda lasika pawazala sinimora shetu kudanala bo pefola sigro nisi winima niba warize ukaminuza Imana ivuze ngo iki iravuze ngo nitwishobora byose haleluya nuko Samusoni yakoze ngo atoragura akabuye arakajugunya aragaterera ngo karenga urugabano karagenda kagira mu bashumba b'Abafilisitiya ngo kica abagabo b'intwari 70 ngo abasigaye bose ngo babona ko Imana ibashyizeho igisuzuguriro ngo bahita biruka basiga intama zabo aho ngaho Samusoni ntiyigeze ava ahari ngo ahubwo yahise azihamagara kamuya kamu zose zihita zumva icyongereza iyo amavuta yamanutse y'ubwayo arayobora y'ubwayo arakora ahita azihamagara zose ngo ahita zishorerana neza ngo bagere ku marembo y'aho iwabo babaga izi wabo zari zifite ikinyabupfura ngo zihita zibyagira aho ariko iza kwe mu Bafilisitiya ngo zitazikomeza muri bene wabo naho ni inzira Imana inyuze kugira ngo abataye Manowa bamenye ko icyatumye bamujugunya ari Imana yakoze ni ukuri kw'Imana icyo abantu bakujijije ni Imana ikoze subiramo numve kwicara by'ubyihorere rwose afashije data wa twese icyatumye intama zo mu Bafilisitiya zigera ku marembo izo ntizabyagira zirakomeza zinjira mu mudugudu kugera ubwo zigera mu ihema ngo niyo nzira Imana yari iciye kugira ngo abajugunye Manowa bamenye ko icyo bamujugunye ari Imana yakoze ni ukuri kw'Imana buri icyo abantu bakwangiye nicyo gitumye Imana ikora icyo abantu bakwangiye nicyo Imana ikoze
icyo abantu bagutereye bakagushyira inyuma yabo n'icyo Imana ikoze. Hallelujah. Mbese iyo bagusuzuguriye mu mateka y'aho bamaze iminsi bakubona, amavuta atsindagira amateka. Iyo amanutse araza akicara hejuru y'amateka, bakabona ibisubizo by'icyo bakujugunyiye. Imana ishimwe. Ntabwo ndibureke wicara kuntu wafashije ndunezerewe. Data we, tubonye ko cyambere kugira ngo amateka ahindurwe n'amavuta irabanza ikamwaza, abantu bakamwara, bakumirwa. Impamvu bamwara ni iyihe? Baguteye bavuga ngo ntubyara, iyo ubyaye bahita bamwara. Abavuze amagambo ngo ni ingumba, abavuze amagambo ngo yarazinzwe, abavuze amagambo ngo yaje guca umuryango, iyo ubyaye baramwara kubera amagambo bavuze. Kandi icyo nkundira Imana yigiye kubikora, bavugana amagambo confidence, bayavuga mbese bayavugana imbaraga, bayavuga nk'ababizi neza. Burya umenye ngo Imana igiye gukora. Kandi ikindi ntabura kukubwira mushumba, nubona ugeze ku rwego rwo kuvugwa cyane, uzamenye ko ijuru rikuzi. Hallelujah. Burya ijuru ubundi igihe naravuze ngo imbaraga ufite zigaragazwa n'ibikuvugwa. Imana iguha umugisha. Imbaraga ufite zigaragazwa n'ibikuvugwa. Nabisura ndababwira ni ikintu cya mbere, ntuzabazwe n'umuntu ukuvuga n'ukwanga n'ukurwanya, kuko urusha ubushobozi wese arakurwanya rwose, kuko ubundi ushaka ndwanya ngo duhurire. Kandi urebe kuntu abantu bagira ubwenge bukeya. Uzi ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo usoroma ibimusumba biramutokoza. Reba nawe kujya kurwanya ugusumba, agutokoza atiwa nakureba, agukandagira mu gihoriho. Ubundi imbaraga z'undi wo nzibonera ku barungwanya, kuko uko urushaho kuvuga niko ndushaho gukomera. Niko urushaho gukomera. Ubundi no kuvugwa nabwo ni gikomeye. Gukuvugwa nabyo ni gikomere. Oya, nabyo ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye. Bashaka bakuvuge neza cyangwa nabi, ariko hari undi utavugwa. Kandi uwo nawe arahari. Hari n'unagira telefone ntibanamuhamagara, yihamagara ntibamuhamagara. So rero twihuse cyane tushaka gusoza, nagira ngo turebe icyo tumaze. Urambabarira uzagaruka. Uyu munsi twasomye muri iyo bice bingahe? 12:20. Uvuga ngo imwaza amagambo y'abiringira. Imwaza amagambo y'abiringira. Kabiri, abasaza ikabaka ubwenge. Gatatu, ibikomangoma ikabisukaho gusuzugurwa. Kugira ngo bigende bite? Idohora umushumi w'intwari. Idohora umushumi w'intwari. Niyo mpamvu urabakurikiranye TUT twe tugarukiye aha. Ariko musone, ndagira ngo mavuta kandagira amateka. Wowe nta bintu Imana yamwajije uyu munsi babwira abantu kanezero. Imana yamwajije bikeya se ahubwo. Uyu munsi si umunsi w'ubuhamya. Ni umunsi w'ijambo ry'Imana. Ariko mu bintu Imana yamwajije bikamwara bensi, bikamwara. Amwe mu mateka yanjye, amwe mu mateka. Natangiye umwaka wa mbere primaire, mutangirana n'abandi. Abo dutangiranye umwaka wa mbere barangiza umwaka wa 8 nkiga mu wa mbere. Kubera iki? Kubera kutimuka. Amateka gusa. Amateka yonyine. Wize imyaka 8 abo twatangiranye basoza umwaka wa 8, bamwe bajya segondera abandi bajya muri sera yigewe nkiri mu wa mbere. Ukiri mu wa mbere. Kubera amateka gusa. Yakavukire amateka y'ubuzima, amateka nabayemo atuma ntava mu mwaka wa mbere. None mu bintu Imana yakoze ikamanura amavuta atsikamira ayo mateka, izina ry'Imana rigashyirwa hejuru. Ni ukuntu nyuma y'icyo gihe nize kuruta bize mbere yanjye. Hallelujah. Nize urebye nandika ni gifongesiyoneri. Niyo ngenda, niyo ntambuka, niyo mvuga, ngenda na confidence, mvuga na confidence, nandika na confidence, mbwirizanya confidence mu mateka. Uryama na confidence, byuka na confidence. Reba mu mateka. Uzi ko abana bo kwa sogokuru aho twabaga twese nimugoroba ntitwaryaga. Twatanguranwaga kuryama kuko twaryamaga ku kirago, twarangiza tukagina tukakiyorosa. Ubwo rero umuntu yatanguranwaga no kujya kuryama ngo aryamaho gihinirwa kugira ngo nibajye bagikura we ntabafite ikibazo. Ariko Imana imanura amavuta anetarariza ayo mateka, atsikamira ayo mateka. Uzi yuko umuntu aryama mu ikuvurore imbere harimo ishuka, akaryama hejuru
ayo ni amavuta. Hari ibintu Imana ikora, hari ibintu Imana ikora ikagukorera, igakora ibintu by'amateka, warangiza wabyicaramo amavuta akajya yimanura ukwayo. Watekereza, wareba hano ukavuga uti ni Imana, amavuta akabaramanutse. Data we, byonyine gusa hagira n'umuntu uzi ko n'indirimbo yonyine n'umuntu araririmba muri radio byonyine gusa, muri radio aririmbye ibintu bigahita byisukanura, amarira akamanuka, umutima ukuzura ibyishimo, ukumva ugiye furi, kubera ayo mavuta. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha rero tugira ngo tugiye gusoza, nguhaye iminota 5 yo kubwiriza uko ushaka no kubyumva. Ndafashijwe, nguhaye iminota 5 wabwiriza uhagaze, ndafashijwe musore. Vuga amagambo akurimo. Bene data, nshuti z'umusaraba, abadukurikiranye muri iki kiganiro kuri TUT, reka mbabwire ngo na Yesu ubwe yamenye abantu ahageze. Yamenye abantu ahageze, yageze no ahamagara abigishwa. Mu bigishwa yahamagaye Petero yari arimo na Yuda yari arimo. Abahungu baramureba baramubwira bati shaho wa mugabo we, ntabwo uzabuhamagaye. Ayiwe, baramubwira bati mva ntabwo uzabuhamagaye, ndabona ushaka kutujyana uko ubyiyumvamo, ariko twebwe ino turahamenyereye turahazi. Naho Yesu azanye intsinzi, azanye ubushobozi, ari mu mavuta atsikamira amateka asanganya abantu, yagira ngo ababature muri ayo mateka, ariko bo ntibabimenye. Ngo barangize rero abahamagaza ijambo rikomeye, arababwira ngo noneho rero musige byose munkurikire, ngo kuko kunkurikira bisaba kwiyanga, ugasiga byose ukankurikira. Hanyuma ngo bamukurikire. Uri Petero abwira abagenzi bavuga ati bagabo bene data, uyu muhungu ntamenyereye, twe tuhaza bino turabaza, nta bagabo babi. Uwitwa Petero we tumva buri wese yirwaneho, kuko ibyo umuhungu sinabimenya. Abafashe inkota yicinya hano. Uri Yuda aravuga ati shaho wa muhungu we, nubone mbona nta mirimo ugira, ntugira aho guhinga, ntugira isoko, nta bintu ucuruza, habe n'agataro ucuruza, none ngo tugukurikiye by force. Abafashe uruhaga barucinya. Abitwa ba Matayo n'abandi bafata urushundura baturu nitwarusiga. Yesu akajya agenda bareba. Icyo nkundira Yesu, adufitiye imbabazi kuruta abantu. Haleluya. Adufitiye ibambe kuruta abantu. Haleluya. Akagenda binginga kubw'umutima w'imbabazi. Akabwira ati ariko bagabo bene data, sinababwiye ngo musige byose munkurikire, muri jewe harimo amavuta atsikamira amateka mbasanganye, muri je harimo amavuta anetarariza ubuzima mbasanzemo, muri je harimo amavuta y'intsinzi. Ntibabyumva. Hirya yaho gatoya nibwo Yesu yerekanye iby'imbaraga ze, bamenya ko ari we. Uzi ko burya tugenda n'ababitse inkota cyane, uzi ko burya tugenda n'abafite uruhago cyane, ariko muri ayo mateka meza atyo, muri ayo mateka meza atyo, uzi ko tugenda n'abafite imitego bagenda badutega, uzi ko muri ubu buzima tugenda bafite urushundura, ariko icyo nkundira Imana batuzengurutse bimeze bityo, itubikiye intsinzi mu buzima. Niyo tugenda ntitunanirwa, niyo tuvuga ntiducogwa, niyo twiruka ntiducogwa, kuko dufite intsinzi muri twebwe. Hari amavuta twiringiye, hari amavuta twize, hari amavuta twasezeranijwe. Azane potezoni wayaza sekomangiya bo pefolezani egra tituninga imandi waza siri with the people mandiko yasika jezi control. Umvuko Imana ivuze ma, umvuko Imana ivuze, iravuze ngo tuze umutima wowe uyikurikire, ibindi byose izabyikemurira. Hanyuma rero ndimo nsoza, umva icyo Bibiliya yavuze ngo ni munyegereza imitima yanyu, nanjye mbambika imbaraga zisumba byo. Haleluya. Aho rero niho amavuta akorera. Aho niho amavuta akorera. Twajyaga dusenga, tugasenga abantu baduseka, ariko duzi icyo dukora. Nubwo gusenga kutagaragazaga umubyizi wako kanya, ariko hirya yaho bikorewe byagiraga umusaruro. Dusengera mera neza baduseka, tumanuka mu marembo y'ijuru tuca muri nyina warwo, dusenga mu bitare by'amashiga, dusenga ku ijuru rya Kamonyi, turasenga mu mazi bijumba, mu rugano rwa Nyabarongo, turasenga muri banguka ngutaba, abantu baduseka, ariko twari tuzi ibyo dukora. Nandalazo uziko no muri iki gihe cya Dawuni, no muri iki gihe cya Dawuni, yibutsa ayo twasenze, yibutsa aho twabaniye, yibutsa aho twavuganiye nayo, yamanukanye amavuta. Uzi ko mu mavuta harimo n'ibiryo.
byose bibamo uzi ko mu mavuta harimo n'imyambarire byose bibamo uzi ko mu mavuta harimo n'ubuzima byose bibamo rama emimayi mituweli inshuwarensi z'uburyo bwose uzi ko mu mavuta harimo rezilita harimo ibisubizo mu mbaraga z'Imana nk'ibisubizo hanyuma rero Imana ibaha umugisha saba Imana iguhe umugisha cyane ngo tugusuhuze cyane mukozi w'Imana urakoze ndagushimiye kandi uduhaye ariko tubwire abantu ngo imwaza amagambo abavuga ibigenze gute imwaza abasakuza igire gute abarwanya igire gute avuga ngo ntuzabyara igire gute avuga ngo warize nta kazi ugira gute avuga ngo nta nzu uzajya igire gute nuvuga ngo mu mbaraga z'Imana ishobora byose ikuraho amateka ikayakuzaho imbaraga zayo tukaririmba nk'ubyemere wavuze ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka Bwana sifiwe kuko akoje isoni abibone atatanije abibone ibyo batekereza mu mitima yabo hari ibyo abantu batekereza hari urugamba abantu batuvugaho hari ukuntu abantu badusakuriza hari ukuntu abantu batureba mu rwego rwabo hari ukuntu batugambana mu rwego rwabo hari ukuntu batugereranya mu rwego rwabo hari isura batubonamo mu mitima y'abantu hahishemwe ibintu biri kure mu mitima y'abantu hahishemwe ibintu biremereye mu mitima y'abantu nk'amagambo menshi batuvugaho azabaho ryarazabaho atazagenda atazatura ate bizamera gute yarabye ariko ntashingira mu mitima y'abantu harimo ikintu gikomeye ariko ngo amavuta bifata mpiri akabita hasi akabisenya haleluya ikanetariza ya bishop Kayigini Imana mu mitima y'abantu hari nk'ibintu mu mitima y'abantu hari nk'ibintu mu mitima y'abantu hari nk'ibintu mu mitima y'abantu hari ibintu bibwira aravuga ngo atatanije abibone uranyumva neza ndakumva atatanije abibone ibyo batekereza mu mitima yabo Imana irabitatanije mu mitima y'abantu hari nk'ibintu mu mitima y'isi hari nk'ibintu ariko Imana igira itatanya Imana twize halokopi bedozerema mushumba ndimo nsoza mbabare mvuga akakantu konyine ndimo nsoza yego Petero yigeze avuga amagambo akomeye dusoza ariko aravuga ngo mwibuka yuko igihe abasirikare bashaka kwica Petero n'izindi mbohe icyo gihe umutwaro utwara abasirikare ashatse gukiza Petero Paulo agwabiza imigambi yabo yose tugarukira tuzakomeza ubutaha agwabiza imigambi yabo yose urakoze Imana ibaha umugisha nagira ngo uvuge nimero ye kugira bazaguhamagare umuhanuzi w'igihe gikomeye kandi Imana iguha umugisha agwabiza imigambi niho tugiye gusoreza kugwabiza imigambi agwabiza imigambi kuwa mbere tuzaganira irya kabiri ndabyemeye yambura ubwenge ni intambwe ya mbere ngira ngo mu ntambwe nye tuzavuga ya mbere isobanura ngo imwaza kabiri irya kabiri tuzaza tuvuga ngo hanyuma rero telefone yanjye ni 0783 1 72 83 0783 1 72 83 Musonera Jean Baptiste Mana mu izina rya Yesu haleluya turagushimiye kuko wumva gusenga kw'abantu bawe kandi waravuze ngo witaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero utitaye ku mirimo n'ubuzima bahagazemo rero muri aya magambo turagira ngo ugire ibintu mwaza ubimwarishe kudusoreza isezerano ry'iryo watuvuzeho mwami ibyo twategereje nubisoresha umwete wawe bimenyekane yuko yavuganye natwe ariyo Mana ishobora byose muri aya mateka akomeye muri ubuzima bukomeye muri bihe duhagazemo kora nk'Imana usoze byose mu izina rya Yesu Kristo amen shalom